Mu gace ka psychological facts k'uyu munsi turakubwira ibintu bitandukanye byakwereka umuntu, gusa kumubona ukabona uburyo yitwara, uburyo aseka, uburyo abaho, ukaba wamenya icyo ahishe imbere muri we, ukamenya icyo akeneye, icyo abura ndetse n'icyo yaba ashaka kugaragaza mu bandi ariko we yaragihishe, ariko ibimenyetso by'umubiri bikabasha kumutamaza. Niba umuntu mubana cyangwa ubona aseka cyane kandi akaba yaseka no ku tuntu dutoya, burya imbere muri we aba ari wenyine, aba yumva yigunze, akeneye abandi, akeneye urukundo rw'abandi, akeneye kumva ko abandi bamuri hafi. Niyo mpamvu burya nubona uwo muntu useka cyane, agaseka n'utuntu dutoya, no ku tuntu dutoya ukabona yakwenkwenutse, yaguyeyo, burya aba akeneye kumuba hafi. Mwegere umube hafi rwose. Icyo ni ikimenyetso twakwita alert sign y'umubiri we, kuko uba wiyumva nkaho uri wenyine. Niba umuntu asinzira cyane, agasinzira rwose agaherayo, biba bisobanuye ko muri we adatuje kandi afite umubabaro. Nubona umuntu mubana ukabona atangiye kugira ibitotsi, agasinzira cyane birenze uko yasinziraga, jya uzigenzura neza urebe ko nta kintu cyamubabaje muri iyo minsi, hanyuma umwegere umwereke ko hari rwose, umuhoze, umube hafi, gerageze kuganira nawe urebe ko umubabaro washyira. Akantu ka gatatu, niba umuntu avuga makeya ariko akavuga yihuta, burya uwo muntu abahisha amabanga. Ibi bintu byagaragajwe n'abahanga, aho umuntu burya uhisha amabanga agerageza gushaka guhisha no gutwikira bya bindi bimuri inyuma, birimo imbere mu bitekerezo bye, bya bindi agize amabanga, ariko ugasanga avuga gakeya rwose, akavuga amagambo make ariko akayavuga yihuta ayasukiranya. Burya uwo muntu rwose ni ikimenyetso cy'uko afite byinshi ahishe muri we. Ikintu cya kane, niba umuntu arira adashobora kurira rwose, akaba n'ibintu bibabaje cyangwa byamugoye cyangwa byamusingije atarira rwose, uwo muntu imbere muri we aba ari umunyantege nkeya. Abantu benshi bibwira ko umuntu utarira burya aba ari umunyembaraga kandi aba ashoboye kugenzura amarangamutima ye. Rwose birashoboka kuba ashoboye kugenzura amarangamutima ye, ariko burya aba ari umunyantege nkeya, kandi burya aba agerageza guhisha ibintu byose bimuri imbere, agerageza kugaragaza ko ari umuntu w'agatangaza, umuntu w'umunyembaraga, ariko burya umuntu w'umunyembaraga ararira rwose agasohora ibimurimo. Kurira si ikimenyetso cy'intege nkeya, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubutwari. Psychological facts ya gatanu, niba umuntu arya akarya nabi rwose, burya uwo muntu aba ari umunyamahane. Niba umuntu ubona aryagagura, arya bita, arya agira ate rwose, ukabona biteye iseseme kumureba, kuba yarya umureba, uzacunga neza uzasanga muri we aba ari umuntu wibitsemo ibintu by'amahane. Iyi ni psychological facts yagaragaje n'abahanga batandukanye, kandi biza guhuriza ku kuba uburyo umuntu arya, uburyo umuntu aryamo bigaragaza rwose uwo ari we, niba ari umunyamahoro, niba ari umunyamahane ndetse n'ibindi bitandukanye. Psychological facts ya gatandatu, niba umuntu arira rwose akarira no ku tuntu dutoya, uwo muntu rwose aba ari umunyamahoro, ari umunyakuri ndetse afite n'umutima woroshye. Burya umutima woroshye ni umuntu rwose uzarangwa, umutima woroshye uzawubonera ku muntu urira rwose, ukabona yarize yahogoze n'utuntu dutoya, wamubwira uti se ko nabuze agakaramu, ukabona rwose biramubabaje. Wamubwira uti nataye urugi rwa telefone yanjye, ukabona biramubabaje, akaba yanarira. Umwana yarwara uducurane, ugasanga yahangayitse, yakubise hepfo na ruguru, rwose uwo muntu aba ari umunyakuri ndetse n'umunyamahoro muri we, afite umutima utuje kandi woroshye. Aba bantu ni bakeya, ntiwapfa kubabona. Psychological facts ya karindwi ariyo ya nyuma, niba umuntu arakara akarakazwa rwose no ku tuntu dutoya, kandi ukabona rwose yabishye, burya uwo muntu aba akeneye urukundo. Iyo umuntu nta rukundo afite, yumva ari wenyine rwose, yarabuze urukundo, burya n'utuntu dutoya turamubabaza, tukamushegesha, kandi ugasanga yarakaye rwose, yabishye, nkaho hari ikintu kigaragara cyamubabaje, niyo twaba ari utuntu dutoya. Izi ni psychological facts zagaragajwe n'abahanga batandukanye, ushobora gusomeraho amarangamutima ya muntu, ndetse ukabasomeraho n'utuntu dukorwa dutoya
aribyo bita body language, twakwereka icyo umuntu atekereza ndetse n'icyo ashaka mu buzima bwe. Kankubwire nti ukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubona mu ba mbere. Ndakubwira ku Buzima Info TV ubufatanye na Kanguka ushaka zose wazikora subscribe notification. Bye bye.